Oh, Sheri, welcome back in your home. Wow. urabona ko muri kino kizi wenyine kweri n'umusore ngana gutya ntabwo bikubadinga mu rwango maze ibizi mbitekerezaho ariko mbona bitari important ariko mbona bitari important cyane yanda bese wowe ntabwo ujya wibura wasanga ufite cyokeshaho aya kera wari nkwakuze wowe numvaga mukumbuye cyane nshaka kubona cyokoze nanjye nishimiye kuba turi kumwe by'agaciro cyane kuba turi kumwe nagukumbuye hari abakiriya ngiye kujya gukorera urabizi ko nkora manikire na pedikire ndakumva Sheri ngewe ndi nk'imbangukira gutabara ngiye kugenda mbikurikirane ni ibintu urabizi ko nkora ibintu bya ari cyene amutazi kugenda ngo mujye mumena ahantu mujyana amazi mujyana kutuba amazi ntagomba nibaza ndizera ko ari umeze neza bundi je nibaza byari biryo gufata umuntu w'umukobwa muziba kifata iki se ni igiki ndi kubona hanga gufata amazi agapfa kumena ahantu yibonetse ngewe Damascene ntabwo nge naje kudanirwa ni ibiki ndi kubona hanga nirwa no batoba ibintu by'ibiceri afata ibiceri biriya ni ibiki ndi kureba hari ibintu mba ngewe neza ubundi umuntu arifata uraho uhagaritse gusarafata ibizi Sheri ntabwo wambwiye ko uri we hano wenyine anje ngewe mu rugo n'utazi kujyana amazi ku cyobo ngo ukuremo imiceri umenye umuntu umena amazi wakwe ura umuntu arifata amazi ngewe hari ibintu mba ntibaza neza ngewe buriya urumva ibi bintu ntabwo ari byo nari nkeneye gusa Sheri ubutaha ntabwo bishaka kuzongera kubona izi mvange zimeze gutya Sheri basi please ntabwo bizongera kuba hari ubwo nkubihiriza ni sawa turaza kuvugana sibyo wiyiteho Shahidot amakuru imisisi amakuru ni mehago nakamubwiza ukuri ntakubeshye pe hano hantu waje kuba umva view yaho umva kazuba Ura wazindikiye mu nzu ntago nenzi ko nanze ari hari view imeze gutya hano ngamita muri Edeni urabona hari ibirunga kuri kw'Imana waje hano heza ni heza cyane kabisa Ndimo ndakora mfanara none sika mubaze ikintu kimwe urabona ko muri kino kizi wenyine kweri n'umusore ngana gutya ntago bikubadinga mu rwango maze ibizi mbitekerezaho ariko mbona bitari important ariko mbona bitari important cyane yanda bese wowe ntabwo ujya wibura wasanga ufite cyokeshaho aya kera wari nkwakuze wowe aya ariko nari maze iminsi nimeze nk'uwabihagaritse ariko mfite akana muri iyi minsi karimo karankuva gusa jawe ari utazazana mineri wa mugabo ugasanga usaze muri gereza oya ntago nabikora sinanabitinyuka ariko ndimo ndarwana munsi mike uzabona invitation ariko reka nkubwize ukuri wanzajya nkusura keshi pe kabisa you are most welcome gusa kira cyane uzakirukana ngiye nongera gusanga urwa ntare rutangira abantu kuriya asasha Edward cyagira amare nka kera sha oya je nago umuntu usuzugura enzi bwo atangiye kubana n'abazungu ngumeze neza ufite ibitekerezo ubuzima busanzwe ntari biryanjye ariko buriya ngiye arukuntu ninjira nk'ahantu bitera umuntu amurya yakiriyemo buriya mwana mubana gute ni umwana mwiza vuga nagaje kuzana ibya confidence oya ni umwana mwiza amagambo yanayo ni umwana mwiza uriya ntacyo wamuganya nacyo nakora akazi ke neza kabisa byiza none so Edu ndo je rero ubanza Imana yabasha undi igihe namwereye reka mwaka nkaka konyine ariko banza utakizibasha nakuzi yo twahuye umushaka kwigwana ugasanga izuba rindengeye ahubwo reka ngende njye mu kazi sinagukora abantu ushaka guhura nabo mu nama nimugoroba hanyuma nzakuvugisha kurikirana kubwiraga ki imodoka uzanshakire imodoka zarabonetse ngo muri iki rero n'imisoro leta yaroroheje ntabwo bikimeze nka mbere kuri kw'Imana imodoka arasiye modera nuvu modere zira za automatique zose byose birahari pe nzika gushaka imodoka nziza y'inyaburayi asante kabisa cyane ariko ibyo ari byo niri gukoramo abandi bantu bazana amamodoka da gusa nyine nari ngukumbe pe ndenzire mbero garuka gacupa kawe tareko umuntu azajya gusura n'undi hari gerageza ngo naho ntembere wose umeze
ute Meze ba? Sana nanjye meze neza. Nakwicaranye umwanya munini ariko sinakubaza icyo mwakiriza. Mwakiriza ikijeri? Abese ngombwa. Kubera iki? Meze neza. Izabutaha. Okay. Yego. Hanyuma se wari umeze ute? Meze neza. Ese hano wabana nande? Ako boss yankura bari danje. Yankura bari danje kweri kweri. Wewe. Okay. Hano ngaha kuhabona mpaba njyenyine ariko mbana n'umukozi. Wenyine? Okay. Ntacyo. Ariko ndi kumva uri kure yanjye. Oya, ndahari njyewe. Ntabwo najya kure yawe. None se mbwira. Naraza nyine wumvaga gute? Numvaga mukumbuye cyane nshaka kubona. Sure. Cyokoze nanjye nishimiye kuba turi kumwe. Ni agaciro cyane kuba turi kumwe nagukumbuye. Sure. Iyo ndishimye cyane. Sure. Yego, ndishimye. Wow. Umutima utera gute? Umutima wanjye utera neza. Ariko ahantu ku kazi turimo turavugana. Mvuye ku? Mvuye kure? Yes boss. Nzanira telefone nziza ku meza sha. Nzanira telefone nziza. Boss mumeze neza. Wowe mabusha namye mubona namubonaga. Genda bongo. None se ko mutabe ngo mbite chapurisha nicyo kunywa mbite nzana fast. Genda. Ibintu byihute. Genda bongo. Ewa. Okay. None se boss. Ahubwo ya gahunda wa muntu w'inyanya bimeze bite? Nahoze ndindire ko guhamagara ngo mbite nsimbuka ndizane. Cyangwa se ubwira uwo mukobwa te dufashanya si gahunda se ahita simbuka zizane. Nugufashanya gukora n'utundi tuntu nimo ndakora hariya. Genda bongo. Ariko ndazo tuntu tw'inkweto. Genda we. Uriya ni umuhungu wanjye. Umuhungu wawe? Nteko baza yica mu ndu y'abantu. Oya. Kivuga amagambo menshi. Nta kibazo atwaye. Okay. Tubyihoza hasi. Sheri reka nkubwire sibyo? Nkuko nyine wabimbazaga. Ni umuntu tubana. Kandi uwo muntu nifuza ko tubana muri uru rugo ukambera umufasha. Wumva twabana? Ariko se kuvumbwira ngo wumva twabana, niyo nkubwiye ngo tumenyane nka numva utabishaka. No? Cyenda narakwibwiye ariko. Bure waranyibwiye bihagije. I'm called Ndori James. You understand? Hanyuma navutse ndo mwana umwe wacu. Ababyeyi banjye bose barapfuye. Nta wundi muntu wo mu muryango ngira. Ni ngewe ukumbona gutya. You know? Ikintu ushaka kumenya kuri nge ni iki? Hano ni wanjye. Hari ikindi umva wamenya kuri ngewe? Ndi umucuruzi urabizi. Sibyo shede. Sibyo. Ubyumva. Basi nibo binyemereye. Reka tuve kuri iri zuba tujye mu nzu basi tu. Nkwereke n'ibindi binyerekeye. Okay. Sibyo. Sawa nacho. Love you.